Burya muri iyi minsi hari ibintu bishobora kugenda bigabanya ubwiza ndetse n'ubwinshi bw'intangangabo dukora buri munsi cyangwa se dukora inshuro nyinshi bitewe n'uburyo tubayeho muri iyi minsi. Akenshi ushobora gusanga hari abantu bagenda batakaza ubushobozi bwo kubyara bitewe no kuba hari ibintu bagenda bakora muri iyi minsi birimo kugenda byangiza ubwiza ndetse n'imiterere y'intangangabo zabo. Muri kino kiganiro by'umwihariko tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu by'ingenzi byangiza intangangabo bigatuma zigabanuka mu bwinshi ndetse nanone no mu bwiza, bishobora no kugutera ubugumba cyangwa se bishobora kuba intandaro yo kuba udashobora kubyara niba uri umugabo. Ni ibintu abagore cyangwa se abagabo bakora buri munsi cyangwa se inshuro nyinshi usanga bishobora kwangiza intangangabo z'abagabo zabo cyangwa se bishobora kwangiza intangangabo zabo. Ibyo bikaba bishobora kubatera ibibazo by'ubugumba no kutabyara. Ubundi kugira umugabo atera inda cyangwa se abasha gutera inda umugore, nuko hari ikigero cy'intangangabo ugomba gusohora ziboneka muri nyine mu masohoro ye. Iyo bitageze kuri uwo mubare ntabwo ashobora gutera inda. Bivuga ko byibuze umugabo agomba gusohora miliyoni 15 z'intangangabo muri mililitiro imwe y'amasohoro. Iyo intanga ari nkeya, umugabo agira ibyago byinshi byo kuba adashobora kubyara. Ni ukuvuga ziri munsi y'ibihumbi 15 agira ibyago byo kuba adashobora kubyara cyangwa se fertilité ikagabanuka. Iyo ari nkeya cyane ziri munsi y'ibihumbi 5 bwo nyine aba uzigera nkaho ari nke cyane ku buryo n'amahirwe yo kubyara agabanuka ku kigero gifatika. Ibyo byose bikaba bishobora guterwa n'uburyo tubayeho n'impamvu zitandukanye turi buze kukubwira muri kino kiganiro. Tudatinze rero, reka duhere ku mpamvu ya mbere ituma umugabo ashobora gutakaza ubushobozi bwo kubyara. Ni impamvu yo kuba hari ibibazo yagize mu misemburo ye cyangwa se nanone kuba afite ibibazo mu misemburo ye itandukanye iboneka mu mubiri we. Burya abagabo bashobora kugira ibibazo by'imisemburo mike cyangwa se myinshi cyane, ishobora no kugira ibibazo byo gutuma intangangabo zaba zigabanuka haba mu bwiza ndetse no mu bwinshi, no kugira ibibazo byo kutabyara bitewe n'impamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere ni ukuba afite umusemburo muke cyangwa se imisemburo mike ya kigabo nka testosterone ndetse n'indi. Ibyo bikaba bishobora gutuma intangangabo zigabanuka cyangwa se intangangabo ze ntizibashe kuba zagera ku kigero ubwiza buhagije kugira ngo zibashe kubangurira cyangwa se gutera inda. Muri make ibyo bikaba bishobora gutuma nyine atakaza amahirwe yo kubyara. Hari abagabo bagira ubwabo umusemburo mwinshi witwa prolactin mu mubiri wabo. Prolactin akaba ari umusemburo wundi wa kigore. Iyo ari mwinshi mu mubiri wabo bishobora gutuma batakaza ubushobozi bwo kubyara. Abagabo bafite ibibazo by'indwara by'imvubura yitwa thyroïde nabo bashobora kugira ibyo bibazo, intangangabo zabo zikagabanuka, ndetse n'abagabo bafite ibibazo byinshi byo kuba bafite estrogene nyinshi mu mubiri wabo, burya nabwo bashobora kugira ibibazo byo kutabyara n'intangangabo zabo zikagabanuka. Ibi bigakunda kugaragara ku bagabo bafite umubyibuho ukabije, abagabo bafite indwara z'umwijima, ndetse n'abagabo akenshi bagiye bitera imiti ya kigore kugira ngo bashe kugira ubuzima bwiza ndetse n'uruhu rwiza. Muri make witegereje ibi bintu tugenda dufata bibasha kongera imisemburo mu mubiri w'umugabo, harimo nk'ibi twita amaproteine, arimo imisemburo ishobora gutuma uzana ibizigira. Imiti imwe n'imwe burya abagabo bagenda bafata ngo ni amasupplement batandikiwe na muganga, n'imiti ugiye ugura hirya hino nka magendu, burya ishobora gutuma bagira ibyo bibazo bya hormonal imbalance bishobora no kubatera ubugumba cyangwa se kutabyara. Impamvu ya kabiri ni uburyo bw'imibereho bushobora gutera intangangabo zo kugabanuka cyangwa se ukagira ibibazo byo kutabyara. Nk'umuntu unywa itabi, burya ku mugabo kunywa itabi bishobora kwangiza DNA uturemangingo tw'umubiri we, bigatuma n'ubwiza bw'intangangabo bugabanuka, sperm quality and count and motility. Bikaba bishobora no gutuma intangangabo zawe zitari zakura neza zikatangira gusohoka. Ku bagore nanone bishobora no gutera ibibazo byo kubakuramo inda. Kunywa itabi, kunywa inzoga nyinshi z'umurengera, gukoresha ibiyobyabwenge nacyo ni kimwe mu bintu biza ku mwanya wa kabiri mu bintu birimo kugenda byangiza abagabo, bikangiza intangangabo zabo, bikaba bishobora no gutuma mu gihe runaka batazabyara. Nk'ubu ikiyobyabwenge cyitwa marijuana bavuga ko kigabanya ubwiza bw'intangangabo ndetse n'uburyo zigenda motility yazo. Nka kokayine yo ishobora gutera ibibazo byo kuba intangangabo zawe zakwangirika ku buryo babona banapima bagasanga intangangabo zawe zifite ibibazo, ntizuzuye, muri make zifite abnormalities
Hari ibindi bashobora kwitera byitwa anabolic steroids, ibi nibyo bashobora kubyitera mu nshinge, nabyo bikagenda bikagabanya umusemburo mwiza witwa testosterone mu mubiri w'umugabo, bikaba bishobora kumutera ibibazo byo kubura intangangabo, akanarangiza akanasohora, ariko bapima bagasanga amasohoro ye nta ntangangabo zibamo. Hari n'ibindi byitwa opioide nka za morphine ndetse n'ibindi byinshi cyane abantu bashobora gukoresha bishobora gutuma hari imisemburo yangirika mu mubiri we. Ku bagabo no kurya nabi n'umubyibuho ukabije nabyo bishobora kubatera icyo kibazo, ku buryo nyine bisanga bafite ibyo bibazo. Impamvu ya gatatu ishobora gutuma umugabo atakaza ubushobozi bwo kubyara n'intangangabo ze zikagabanuka ni ukujya ku muriro inshuro nyinshi cyangwa se ku bushyuhe bukabije inshuro nyinshi. Ibyo bikaba bishobora gutuma intangangabo ze zangirika. Urabona muri iyi minsi hateye nk'ibintu by'amasabuna. Sauna niyo kintu cya mbere buryo gishobora kwangiza intangangabo z'umugabo bigatera ubushyuhe bwinshi. Hari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka laptop ukayifatira ku mavi cyangwa se hano ku bibero byawe ukayikoresha igihe kirekire ifite ubushyuhe bwinshi. Burya nabyo bavuga ko byibuze bishobora gutera iyangirika ry'intangangabo zawe. Iyo ufashe ubushyuhe bw'umubiri wabwo uriho ukongeraho byibuze dogere 2 Celsius cyangwa se dogere 4, buryo bishobora kwangiza intangangabo zawe. Nanone hari ibindi bintu byadutse byo kwambara utwenda dufashe abagabo nk'amakoboyi cyangwa se imyenda iri tight igufashe cyane, cyangwa se imyenda y'imbere. Wakora urugendo rurerure ugasanga yatumye mu mayasha cyangwa se aho ngaho hari imyanya y'ibanga y'umugabo hashyiranye cyane, hatutubikanye cyane. Ubwo bushyuhe nabwo bushobora kwangiza intangangabo zawe iyo bibaye igihe kirekire. Kwicara igihe kirekire utwaye imodoka, nk'abantu bakora urugendo rurerure rwambukiranya ibihugu bakamara igihe kirekire, buryo bishobora gutuma nanone bwa bushyuhe bwinshi bagenda bahura nabwo bwangiza intangangabo zabo. Gukoresha laptop twabivuze, gukoresha amasabuna burya nabyo byangiza intangangabo zawe ku kigero kiri hejuru. Muri make ibintu ugomba kwitondera kandi dukora inshuro nyinshi. Usanga ibintu nk'ibyo ngibyo tubyita ubusirimu, nyamara hari ingaruka mbi biri kugenda bidutezaho nk'abagabo. Ikintu cya kane kirimo kugenda cyangiza intangangabo z'abagabo cyangwa se kirimo kugenda gitereza ibibazo ku bagabo, intangangabo zabo zikagabanuka cyangwa se ubushobozi bwo kubyara bukagabanuka, ni ibibazo by'uburwayi cyangwa se medical conditions bashobora guhura nazo bitewe nabwo n'imibereho tubayeho muri iyi minsi, nka diyabete, indwara z'impyiko, indwara z'umwijima, indwara z'amakanseri ndetse n'izindi. Murabizi ko muri ibi bihe uburyo tubayeho izo ndwara zirimo kugenda ziyongera, cyangwa se uburyo abantu bazirwara, abantu benshi bakagenda bazigaragarwaho bitandukanye na mbere. Nanone zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kubera ko akenshi usanga abantu bishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, bakarwara nk'indwara zirimo nka za chlamydia, gonorrhea, syphilis. Izo ndwara nazo zishobora gutera ibibazo byo kuba intangangabo zakwangirika ndetse ugatakaza n'ubushobozi bwo kubyara cyangwa se gutera inda. Hari ubundi burwayi bw'amainfection atandukanye nk'izitwa epididymitis nuko zidakunda kuboneka, cyangwa se orchitis cyangwa se prostatitis. Izo nazo ni indwara zishobora kwangiza intangangabo zawe ku buryo utakaza ubushobozi bwo kubyara. Ikintu cya gatanu ari nacyo usanga abantu benshi turi expose kuri cyo, ni uburyo environment yanduye cyangwa se ibidukikije byagiye byandura tukanduza umwuka mwiza. Burya ntabwo birangirira mu bihaha gusa, cyangwa se nanone uburyo dukoresha nk'amafumbire, amavuta twisiga, ibinyabutabire tugenda duhura nabyo muri iyi minsi. Ibyo twambara, ibyo twisiga, ibyo tunywa, ibyo dukoresha, burya byose birimo ibinyabutabire bishobora kutwangiza. Burya nk'amafumbire, amapesticide aya dukoresha cyangwa se imiti dukoresha kwica udukoko tw'imyaka, ibikoresho dukoresha dusiga amarangi cyangwa se ayo maproduit dukoresha mu marangi harimo nka za mercure cyangwa se zitwa cadmium. Ibikoresho amaproduit akoreshwa mu nganda dukoresha mu gukora amasuku cyangwa se mu gusukura ibindi bikoresho, amaplastike dukoresha mu buzima bwa buri munsi n'amaradiation. Ibi byose ni kimwe mu bintu biri kugenda byangiza intangangabo zawe z'umugabo, bikangiza uturemangingo tw'umubiri DNA cyangwa sperm DNA, bikatuma imisemburo imwe n'imwe igabanuka mu mubiri, bikagabanya ubwiza bw'intangangabo ndetse bikaba bishobora no gutuma intangangabo zipfa. Ukaba ushobora gusohora intangangabo zapfuye iyo zipimwe bagasanga nta buzima zifite, ku buryo zidashobora gutera inda. Muri make rero muri iyi minsi ku mugabo bisaba kwigengesera, kubera ko imibereho yacu itwexposa kuba dushobora guhura n'ibintu byinshi byakwangiza intangangabo zacu
bikaba bishobora gutuma tutazatakaza ubushobozi bwo kubyara nko mu myaka iri imbere. Muri make rero jya ukora ikintu uzi impamvu gikoze, uzi neza ko kitarangiza ubuzima bwawe, kandi ibintu byose, ibyo twambara, ibyo tunywa byose bisabe kwigengesera. Niba ari icyo udasobanukiwe neza, wacyandika hagenewe kujya comment. Niba hari n'igitekerezo ufite cyangwa se inyunganizi, aho nabyo wabyandika aho ngaho. Ari nubwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe, tuvuga ku buzima.